Yes, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije ibihe byiza, nkwifurije ishya n'ihirwe kubera ko wakandi subscribe kuri The Tone Show, ahantu honyine ushobora gukurikira amakuru y'imyidagaduro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye by'umwihariko, ariko nanone ushobora gukurikira amakuru agiye atandukanye ku bantu bifuza kujya Dubai, ku bantu bifuza kujya gukorera cyangwa se gutura Dubai. Ibyo byose ushobora gusanga ubusobanuro bugiye buhambaye kuri The Tone Show. Ushobora kujya mu biganiro byacu byabanje ukagenda ubikurikirana ibiganiro binaducishaho umunsi ku munsi, nawe ukaba wasobanukirwa. Hanyuma rero ngiye nkwaye ikaze makuru y'imyidagaduro, nayo kandi ni igice kimwe mu bigize iyi YouTube yanyu kandi ikaba ni yacu. Umuryango mugari rero maze ukanda subscribe usaga 3000 mwamaze gupyonda mu rurimi rw'ikirundi, mwamaze gupyonda wa mugani wanyu. Imana ikomeze kubishimira, ikomeze kuba umugisha no kubaba hafi ndetse no kubaha ibyo mwifuza. Nge nitwa Zanda, nkwaye ikaze makuru y'imyidagaduro, tugiye kubana, tugiye kuganira ndetse kandi turaza kwinjira mu makuru atandukanye duhere hano mu Rwanda, tuze kujya no hanze yarwo kugira ngo tuze kureba uko bimeze. Nkwaye ikaze, dusabwa no kutajya kure no kubana natwe. Yes, reka mwikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cyo kuganira ku makuru y'imyidagaduro agiye atandukanye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, ariko tukajya no hanze yacyo. Uraza kunyemerera mpere hano mu Rwanda, mpere ku makuru y'uwitwa Jihad. Uyu nguyu kuri uyu munsi wo kwa mbere yabaye yinjira mu cyitwa urukiko kuburana. Uriya muntu yinjiye mu rukiko utagiye kumva urubanza, utari ubwo n'inshuti z'abajya mu manza, utagiye guca imanza, ubwo n'abacamanza, utagiye kugira ute gushinja ibyaha, ubwo n'abashinjacyaha, utagiye kuburana. Nkeka ko n'abarinda umutekano ariko baba barimo ego, ariko ubundi muri ibyo bintu byose mvuze nkeka ko nta kindi kintu waba ugiye gukorayo, ni ugucirirwa urubanza cyangwa se kuburanishwa, kuburanya cyangwa se gushinja no kumva urubanza. Ku munsi w'ejo rero, ku munsi wo kwa mbere nibwo witwa Jihad cyangwa se umushu w'abashu, gusa amazina ye nyayo bamwita uzaba akiriho Supiriyane cyangwa se Supiriye. Uyu nguyu yabaye yitabira urukiko, ariko yajyanye na bagenzi be bareganywe ku bijyanye no gusakaza amashusho y'urukozasoni, ariko by'umwihariko amashusho basakaje yari aya mpano arimo aratera akabariro, ngira ngo ayo murabibuka, abantu benshi mwagiye muyabona cyangwa se mwagiye munayumvaho. Jihad rero na bagenzi be batandukanye barimo K-John, Nesta n'abandi batandukanye bari baregeye ubujurire, bari batanze ubujurire bwabo kujyanye n'ifungwa n'ifungurwa kugira ngo bahanagurweho ibyaha, babone kuba babe basohoka muri gereza y'amageragere, cyangwa se bagabanyirizwa ibihano cyangwa se basubikirwe. Uyu nguyu rero Jihad na bagenzi be, Jihad mu myenda myiza rwose y'iroza, I'm sorry twubaka ari myiza, ariko n'imyenda yasaga neza kameme, yasaga neza, ubona ko bagapasi karateye, ikabutura y'iroza ndetse n'ishati y'iroza n'agakweto ka New Balance keza, ngo muraza kubibona ku mashusho mugenda mubona kuri screen zanyu. Hanyuma rero ubwo yageraga mu rukiko, yireguye ku bintu nka bibiri nshaka kugira ngo tugarukeho. Ibintu bibiri yireguye agaragaza yuko atarakwiye gukurikiranwa icyo cyaha. Yireguye avuga ati njyewe ku giti cyanjye ndi guhanirwa icyaha ntakoze, kandi icyaha ni gatozi, uwakoze icyaha akwiye kukiryozwa, ntikikwiye kuryozwa undi. Icyo gihe yagarukaga ku bijyanye n'amashusho bivugwa ko yashyize muri groupe ye yitwa Abashu, ni groupe yakoze yashyiragamo ibiganiro bye n'ibindi bikorwa bye bigiye bitandukanye. Aravuga ati njyewe ayo mashusho sinjye wayashyizemo, n'undi muntu wayashyizemo akwiye kubiryozwa, ntabwo ari njye ukwiye kuzira icyaha cy'undi. Icyo kijya ku ruhande. Aranavuga ati njyewe kuri status bavuga ko nashyizeho screenshot y'ayo mashusho ya mpano, ntayo nashyizeho, sinjye wayashyizeho, ahubwo ntago yigeze anagira kuri status yanjye. Ati icyo cyaha rero sinkwiye kugikurikiranwa. Icyo ni ikindi kintu. Hanyuma ikindi yagarutseho ni ikijyanye n'abatangabuhamya bagaragaye mu rubanza rw'uyu nguyu Jihad. Abatangabuhamya yagarutseho harimo uwitwa Zinda. Uyu nguyu asanzwe hostinga mu tubari tugiye dutandukanye, no minsi yashize byavugwaga yuko ari mu rukundo n'uwitwa Semuhungu yenda no kumubyarira. Uyu nguyu Zinda rero ari mu batangabuhamya batangiye ubuhamya uyu nguyu Jihad. Hakazamo n'uwitwa Semuhungu Eric. Abangaba
nibo babaye batangira ubuhamya uyu nguyu Djihad mu rukiko rero yaravuze ati njyewe mu by'ukuri ntago nkwiye kwemera ko ubuhamya batanze bwari bwo, kubera ko aba bantu dusanzwe dufitanye amakimbirane, dusanzwe dufitanye ibibazo, ntago ubuhamya batanze ari bwo, ni ibinyoma, bagendeye ku binyoma banagendera ku bibazo dufitanye, ariko mu by'ukuri njye nabo ntago tujya imbizi, ahubwo nyine batanze ubuhamya bw'ibinyoma, ntibukwiye kugenderwaho na gato, bukwiye no guteshwa agaciro. Hanyuma ubwo muri makeya nyine abacamanza n'abashinjacyaha bararebye bumva ibyo ari kwiregura n'ibindi nk'ibyo ngibyo, biba ngombwa ko asubizwa imageragere, ariko abandi bo bari bari kumwe bemeye ibyaha banabisabira imbabazi, hanyuma basaba kuba basubikirwa cyangwa se bakagabanyirizwa ibihano. Hanyuma ku witwa Semuhungu nawe ku munsi w'ejo kuwa mbere twagize gutya tuhita twumva nyuma y'uko Djihad yaravuye mu rukiko kuburana kurwo bujurire bwe, uwitwa Semuhungu Eric nawe ku byaha bye akurikiranyweho birimo gusambanya undi ku gahato cyangwa se ku ngufu wabanje kumuhereza nyine ibisindisha. Uyu nguyu rero mu bushize nari nabibabwiyeho, cyangwa ushobora gusubira mu biganiro byacu byabanje, twe twagarutse ku byaha agiye akora n'ibirego bishobora kumufata, twagarutse ku cyatumye urubanza rwe rujyanwa mu muhezo n'ibindi byinshi twagiye tubigarukaho ku bijyanye n'urubanza rwe. Aho icyo nshaka kubwira ni uko ku munsi w'ejo nawe umugoroba mu masaha ya saa 10 saa 9 uyu nguyu yari amaze gusomerwa umwanzuro w'urubanza rwe, bivugwa yuko agomba kwita ajyanwa imageragere, yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo, bivuze ngo ejo yari imageragere yaraye amanutse. Ahubwo ndimo ndibaza nti wowe ukurikiye The Tone Show tubwire muri comment, wowe uri kumva Djihad ufitanye ibibazo na Semuhungu nubwo wenda ibyo nagiye kubareka mbere yagiye kubareka mbere Djihad usanzwe utamera neza na Semuhungu bagiye guhurira amageragere, biraza kuba byifashe bite, barajya barebana gute? Bose bari bahuriye muri showbiz mu myidagaduro y'u Rwanda, bafungiye amageragere bombi, baraza kuhahurira bafitanye ibibazo. Umwe yidoze ku wundi ngarafunzwe, amutangira ubuhamya mwidogaho kuri TikTok n'ahandi. Ubu ngubu none ni byinshi, ndi kumva mutwangiye abaye ibintu byinshi, ariko nicyo ngicyo nashaka kubwira. Uwitwa Toxic nawe rero yarafunguye ku munsi w'ejo nyuma y'uko yarakurikiranye ibyaha birimo no kwica bidaturutse ku bushake ndetse no gukora cyangwa se guteza impanuka ubundi ukahita uhunga. Ibyo ngibyo n'ibindi yarakurikiranyweho. Ku munsi w'ejo yagizwe umwere, arataha, akatirwa amezi 3 asubikiye mu mezi 6 ndetse no gukora igihano bya bindi imirimo y'inyungu cyangwa se kera numvaga babyitanga ibihano nsemburagifungo, hanyuma anahanishwa gutanga ihazabu ya $1,50,000 ahita ataha. Ndetse umwanzuro w'urukiko ukimara gusomwa hari handitsemo ngo agomba kuhita ataha direct, umwanzuro ugisomwa direct kabisa. Ubwo ku munsi w'ejo uyu DJ Toxic yaraye atashye we n'umuryango we bongera kumubona, barishima barabyina muri rusange. Hanyuma witwa Bruce Melody yinjiye mu muryango w'abantu banini, abahanzi banini mu Rwanda, dore ko yarayujuje abamukurikira subscribers miliyoni y'abasubscribers ku rubuga rwe rwa YouTube. Hanyuma uyu nguyu akaba yinjiye mu muryango urimo witwa Meddy, urimo Israel Mbonyi, urimo Papi Kaiva ndetse na Dorcas, urimo Ambassadors of Christ ndetse na Israel Mbonyi. Ubwo Israel Mbonyi namuvuze, abo ngabo rero nawe yinjiye muri abo ngabo, yujuje million subscribers, which is okay and which is good. Kandi wumva ikintu gitangaje nuko ari we muntu uri muri aba ngaba uririmba indirimbo za Sekira wamaze kwinjira muri umuryango w'abahanzi nyarwanda bafite million subscribers. Ngira ngo Meddy yayujuje, yaramaze kuba mu gospel cyangwa se yaramaze kujya kuri indirimbo zihamya zikanahimbaza Imana, ariko witwa Bruce Melody akaba yaciye akagahigo. Ndetse mu guca agahigo yahise anavuga ko yateguje indirimbo bise Detail. Ni indirimbo ngo yavuze yuko ari gift, yahaye abakunzi be cyangwa abafana muri rusange, nyuma yuko yabasabye kumwuzuriza million subscribers, nabo bakabyumva ako kanya, bakamukandira mpaka ageze kuri million subscribers. Nkibutse ko Bruce Melody ari kwitegura ibitaramo muri Sama mu kwezi kwa 6 n'ukwezi kwa 7, ibitaramo bizenguruka intara z'igihugu zitandukanye, hazahuriramo n'uwitwa The Ben umaze iminsi muri Zambia witabiriye igitaramo cya Davido ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka ushimire mwifuriza ibihe byiza. Hano ni hano nishaka gukora amakuru y'imyidagaduro, updates zigiye zitandukanye ndaza nkazi kugezaho umunsi ku munsi. Imana ikomeze kubarinda, ibishimire baho migisha. Nitwa Zanda, Astra Vista, Imana ibarinde.